niba waracitswe na dogs airdrop ariko ukaba ugize amahirwe yo kubona iyi video, ndagira ngo nkubwire ko ari amahirwe akomeye cyane kuri wowe, kuko ndaza kukwereka uburyo wakoresha Ntagishoro bigusabye ukaba wabona dogs coin ku buryo bw'ubuntu. Hanyuma nawe wakoze dogs airdrop, ndagira ngo nkubwire ko iyi video ari amahirwe yikubye inshuro ebyiri kutarakoze dogs airdrop, kuko uwakoze dogs airdrop n'utarayikoze mwese mwemerewe kuba mwakoresha ubwo buryo ndi buze kukwereka mu kanya gatoya, ukaba wabona izindi dogs coin ku buryo bw'ubuntu Ntagishoro. Hanyuma impamvu mvuze ko wowe wakoze dogs airdrop iyi video ari ingenzi kuri wowe inshuro ebyiri ugereranyije n'utarayikoze, nuko ndi buze kukwereka uburyo cyangwa se method wakoresha kugira ngo uzabashe kubona amafaranga menshi mu by'ukuri ejo bundi kuri 26 aturutse kuri dogs coin zawe. Hanyuma uri kubona iyi ni exchange yitwa Bank, nabonye ku munsi w'ejo yararistinze dogs. Hanyuma uri kubona ko ubu ngubu dog imwe, iyi exchange iri kutubwira ko iri gutradingwa kuri 0.014 USDT. Hanyuma reka nze hano kuri one day frame kugira ngo nkwereke mu by'ukuri iyi dogs yabaye listed kuri iyi exchange Bank ihagaze 0.047. Hanyuma reka nkoreshe calculator mu by'ukuri turebe wenda nk'umuntu waba waragurishije izi dogs zikimara kuba listed kuri iyi Bank exchange, yaba wenda yaragurishije kuri 0.044. nkanjye rero ufiteho ibihumbi 58 bya dogs, uri kubona ko mu by'ukuri naba narabonye amadolari 2,552. hanyuma ku muntu wenda wagurisha ubu ngubu uri kubona ko yaba afite amadolari 812 yonyine. hanyuma nyine byumvikane ko ibanga wakoresha kugira ngo mu by'ukuri nk'uko nagiye mbikubwira uzabona amafaranga menshi cyangwa se uzabone higher profit, nuko wazagurisha ziriya dogs zawe zikimara kuba spot listed. Ugomba kuzahita uzigurisha kuko turi abantu miliyoni 50 na zingahe, kandi hafi ya twese ntago dukeneye gustakinga, ntago dukeneye guholdinga. icyo dukeneye ni ukubona profit, tukabona umusaruro w'ibyo twakoze tugahita tugurisha. ubwo rero nyamuneka urasabwa kuzaba uri ready kuri 26 nzaguha video ndi kukwereka uburyo na tradinze nkabona amafaranga mpaka ngezeho kuri mobile money, nawe ugahita ubikora. kuko nk'ubu nagiye mbikubwira ko n'ubundi ukwiye kuzahita ugurisha. none na hano kuri Bank kuri iyi exchange uri kubona ko ibyo nakubwiye prediction zanjye na hano bari kuzerekana. gusa nyamuneka ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya nuko nubwo iyi Banks iri kutwereka ibi ngibi ko yaristinze dogs, ngewe mbikweretse kugira ngo nkuhe urugero rw'uko n'ubundi bizagenda ku zindi exchange. iyi dogs ikimara kuba listed izagabanuka mu gaciro, nubwo ishobora kuzazamuka nyuma, ariko wenda ishobora no kutamanuka bitewe nuko igiye guhita iba listed kuri Binance, ndetse izaba listed ku ma exchange menshi cyane. ariko nyine ibyo nta wabyizera kuko nago coin izamuka kuko iri kuba listed ku yandi ma exchange, ahubwo izamuka bitewe n'uburyo abantu bari kuyigura, cyangwa ikamanuka bitewe n'uburyo abantu bari kuyigurisha. rero ntago nakugira inama yo kuba wakora deposit ya dogs zawe hano kuri iyi Bank exchange, kuko ntago team ya dogs yegeze itubwira ko
uburyo bafite dushobora gukoresha tubikuza iyi bank irimo. Niyo mpamvu iyi bank bishoboka ko yaba ari scam, kuko nyine nta kintu begeze bayitubwiraho. Batubwiye kuri OKX, kuri Bybit, Telegram wallet, hiyongeraho Bitget ndetse na Binance na get.io. Hanyuma rero niba waracitswe na Dogs airdrop cyangwa se ukaba warayikoze ariko mu by'ukuri ugishaka kongera gukorera amafaranga kuri internet, iyi video yihe like, ukande kuri subscribe, ukore no kunzogera ujoining Telegram channel yitwa how to get paid, link iri munsi ya video. Hanyuma reka nge hano kuri Binance nkwereke uburyo kuri 26 ushobora kuzakoresha uburyo ngiye kukwereka ukaba wabona Dogs coin ku buryo bw'ubuntu nta gishoro. Hanyuma ndategereza nitonze, ndahita nza hano hejuru kuri search, ngira ngo urahabona. Hanyuma ndakora search ya Dogs USDT kugira ngo mbanze ngire ibintu by'ingenzi nyaboneka nkwereka. Ndashakisha Dogs USDT, ndandika Dogs mu magambo cyangwa se mu nyuguti nkuru. Ni iyi peya nahoze nshakisha kare. Oya, iyi ni Doge USDT kandi nge nshaka Dogs Dogs/USDT. Ndahita nkanda kuri enter cyangwa se kuri search kugira ngo ngire ibyo nkwereka. Hanyuma uri kubona ko hano Binance yatangaje iki. Reka nze mbanze mfungure iyi nkuru yose batangaje ku itariki 20, ubwo nyine batubwiraga ko bagiye kulistinga iyi Dogs official nk'uko team ya Dogs airdrop cyangwa se team ya Telegram, kuko nyine iyi Dogs ni meme coin ya Telegram. Hanyuma baratubwiye ngo introducing Dogs on Binance launch pool, farm Dogs by staking BNB and FDUSD. Hanyuma important, Binance will be the first platform to list the token mentioned here with trade starting ku itariki 26 z'ukwa munani. Nk'uko nyine babitubwiye kuri Telegram channel ya Dogs, batubwiye ko kuri 26 aribwo iyi Dogs izaba spot listed ku ma exchange agiye atandukanye. Batubwiye harimo na Binance nayo uri kubona ko yabyemeje ko ndetse izaba ariyo platform ya mbere izaristinga Dogs ku itariki 26 z'uku kwezi kwa munani. Ndetse bagakomeza batugira inama yuko reka nze mbisome nka biriya byo kuri banks nakubwiraga ko ishobora kuba ari scam. Hano batubwiye ngo any claim to offer this token for sale before the stated timeline are false advertising. Umuntu uzakubwira ko ushobora kuba cyangwa se iyi Dogs ishobora kuba yabaye listed mbere y'itariki 26 azaba ari kukubwira amakuru atariyo, cyangwa se azaba ari gushaka kwiyamamariza ibintu bye ariko mu buryo butari bwo. Hanyuma bakatugira inama yo gukora ubushakashatsi bwacu mbere yo kugira icyo dukora kugira ngo tutazahomba Dogs zacu. Hanyuma hano bakomeje batubwira ngo Binance iyi niyo launch pool ya 57 igiye kuba kuri Binance. Ibaza ariko Binance igihe imaze ikora iyi ngiyi niyo Binance launch pool ya 57. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Hano batubwiye ko iyi Binance launch pool cyangwa se iyi Dogs farming izatangira mbere y'iminsi 3 yuko iyi Dogs ibaye izaba listed. Ngira ngo ni ibintu byumvikana nyine
tuzatangira iyi Binance launch pool cyangwa se iyi dogs farming kuri Binance ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. Haracyabura iminsi 2, hazaba ari kuwa gatanu nyine. Hanyuma hari ikintu usabwa kugira ngo ufaminge cyangwa se uparticipating muri iyi Binance launch pool. Ugomba kuba ufiteho BNB cyangwa se iyi coin yitwa FDUSD. Hanyuma kuba uzifite ntago ari investment, ahubwo nyine ni ukugira ngo uzi holding, hanyuma bitewe n'umubare wa holdings bakazajya baguha dogs runaka. Ngira ngo ni ibintu bisobanutse. Uri kubona ko nk'uko ibi nagiye mbibabwira nyine total supply ya dogs ni billion 550. Hanyuma nyine hano uri kubona ko Binance yakomeje ivuga ko 93 cyangwa se hafi 93 n'ibice 95 kw'ijana by'izi dogs zizaba total supplied zose zizagera kuri Binance, kuko nyine bavuze ko muri biliyoni 550 biliyoni 516 arizo zizagera kuri Binance. Ibyo sinabipinga kuko nyine Binance niyo largest crypto exchange ihari, ni nayo ikoreshwa n'abantu benshi. Nyine nanjye niyo nzakoresha kuko hano mu Rwanda niyo ikorana na mobile money. Okay, hanyuma nyine ni gute wa participating muri iyi Binance launch pool? Reka nze mbikwereke, gusa nyamuneka niba iyi video utarayiha like, niba utarakora kuri subscribe ngira ngo wabikora kugira ngo igihe cyose nkoze video uzayibone mu ba mbere. Hanyuma hano ndi ni kuri Binance gusa, ariko nk'uko byumvikana cyangwa se nk'uko nabigusobanuriye, nakubwiye ko iyi Binance launch pool ya dogs cyangwa se iyi dogs farming izatangira ku itariki 23. Gusa ariko ngiye kukwereka uko wabikora, uko nyine hari izindi progect Binance yagiye ikoraho iyi Binance launch pool. Nibyo nje kukwereka kugira ngo nyine kuri 23 niba ushaka kubona izindi dogs, cyangwa nawe niba waracitswe na dogs airdrop ukaba ushaka guparticipatinga muri iyi Binance launch pool kugira ngo ubone izo dogs, uzabikore hakiri kare bidasabye ko nguha n'iyindi update. Hanyuma ngiye kuza hano kurimo, nimara kuza kurimo ndazamura, nkomeze nzamure nze hano kuri launch pool. Nimara kugera kuri launch pool ndategereza nitonze kugira ngo nkwereke mu by'ukuri ibyo uba usabwa kugira ngo uparticipating muri Binance launch pool, dore ko hari n'izindi Binance launch pool wenda nk'iyi ya Toni, Moscow Toni imaze icyumweru ibaye listed kuri Binance. Ego, hanyuma uri kubona ko nyine iyo ushaka wenda guparticipatinga icyo gihe wenda hazaba hano hajeho dogs. Ego, icyo usabwa hano munsi nyine hazaba hariho FDUSD, hano hariho BNB nk'uko nabivuze, uba ugomba kuba ufiteho BNB cyangwa se iyi coin ya FDUSD. Hanyuma icyo ukora ni ukulokinga BNB zawe cyangwa se iyi coin ya FDUSD, ariko ntago ari ugushora nyine, kuko igihe cyose ushakiye ushobora kwanilokinga BNB zawe cyangwa se FDUSD zawe ukaba wazibikuza cyangwa se ukazikoresha ikindi ushaka. Icyo baba bashaka ni ukugira ngo babone ko nyine ufite BNB ubundi uzikoreshe muri farming, kuko Moscow BNB niyo coin ya Binance. Niyo mpamvu nyine iyo uyitunze Binance iguha amahirwe yo kubona kuri zimwe muri coin zigenda ziba listed kuri
Binance. Ego ngira ngo ni ibintu byumvikana. Kuri 23 hari kubura iminsi 3 kugira ngo Binance ilisting dogs. Hano hazaba hariho dogs, ego, aho ushobora gukora lock ya BNB ufite kuri Binance cyangwa FDUSD, ukaba waparticipatinga muri dogs farming cyangwa se muri Binance launch pool ya dogs. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Uramutse ufite ikibazo, ikifuzo, nyandikira muri comment cyangwa se kuri WhatsApp. Wibuke gukora subscribe, ujoining Telegram channel kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro byiza byagufasha gukorera amafaranga kuri internet Ntagishoro. Ndabakunda cyane, bye bye.